Aze bakunze Umuragwa Family TV. Uyu munsi tuje kuganira nkuko bisanzwe kwa kundi dora tukaganira tukaba turi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumenyereye hano ku Umuragwa Family TV n'ugiye kudufasha kuganira ku ngingo twahisemo kuganira uyu munsi twatangira tumuhikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku ngingo ivuga ngo urimo gukorana n'umuntu wenda mu kigo runaka cyangwa se wenda muri gukorera umubosi runaka muri kampani runaka, ariko hari amakosa ashobora kuba yakozwe muri iyo kampani cyangwa muri icyo kigo. Ayo makosa akaba yakozwe n'umukozi mugenzi wawe mukorana, hanyuma ayo makosa yakozwe ukaba uzi neza ko ari amakosa ushobora gushyira ahagaragara, wa mugenzi wawe mukorana akirukanwa akavanwa ku kazi. Kandi wenda abantu bakuzi kuri inyangamugayo ntushobora guhishira ukuri, uri wa muntu nyine uvuga ukuri, abantu barakuzi kuri inyangamugayo. Ikintu iyo kitameze neza ntago ujya urya indimi. Igihe noneho wabonye ko kwa kuri uri bugutangaze wa mugenzi wawe bikaba byamuviramo kubura akazi, aho ngaho bumva bikiri ngombwa ko ukomeza kwitwa inyangamugayo kugira ngo urinde cyangwa se saving wa muntu kutirukanwa, cyangwa byarangira ukomeje ubunyangamugayo bwawe ukavuga ukuri kabone n'ubwo wa muntu bamwirukana. Aho ngaho rero birakomeye, ariko byaterwa n'iryo kosa ryari ryo. Nge nabireba mu buryo bubiri. Ese iryo kosa ni ntarivuga wa mukozi akagumya kuba muri ka kazi, ariko bikangiza byinshi, bigashyira mu kaga abakozi bose, cyangwa se wenda bamwe mu bakozi barenze umwe, cyangwa se niba kumuhishira nta ngaruka biri bugire. Nge rero nahitamo kumuhishira igihe nta ngaruka byagira, ariko igihe mbona ko nshobora kumuhishira bikagira ingaruka ku bantu benshi, ntago namuhishira, nabivuga akagenda, abandi bakamentina akazi kabo. Bivuze ngo mbere yo kumuhishira wabanza ukareba uburemere bw'ikosa yakoze. Cyane rwose nabanza nkareba ikosa yakoze, ingaruka ryazo ni izihe, ese rirafekta abantu bangana gute. Ari we wenyine namureka nkamugira inama nkambwa ati ntuzabisubire, ariko biri bujye kwafekta abandi ntago namuhishira. None se hari ukuntu rero wenda aho ngaho wenda waba uri umukozi navuga wenda ku rwego runaka, ariko nk'abakozi basanzwe hari igihe umuntu akora nk'ikosa, ariko kubera ko wenda uburi navuga wenda ntago buri muri ya departement yo hejuru, ukaba utayitubona ako kanya ingaruka iryo kosa umuntu yakoze rishobora wenda kugira ku kigo wenda kanaka. Aho ngaho rero biramutse bibaye noneho bitewe nuko wowe ni umukorege wawe, ryakosa wenda bitewe na departement urimo yo hasi wenda n'urugero, ntago uri kubona ingaruka rishobora wenda kuzagira ahantu ishobora kugeza kampani wenda habi. Uramutse ubitoreye aho ngaho, hanyuma bikagera kuri handi noneho kampani itangira kugwa mu ngaruka wenda za ryakosa ryakozwe na wa muntu, aho ngaho ushobora kwivuguruza wenda kuri statement wamutanzeho mbere, ukavuga ko ukaba wakwivuguruza ku byo wari wamuvuzeho mbere kubera ko ubonye ko bitangiye kugwisha kampani hasi, cyangwa waguma kuri rya jambo wavuze kugira ngo abantu batakubona nk'umuntu wenda ushobora kuba wenda wahishira amafuti. Oya, icyo gihe ntabwo naba naramutanzeho statement ngo njye kuyihindura. Kereka mbona hari umuntu uri bupfe naho nayihindura, akatari bupfe nagumya guhagarara kugira ari ikigo just kirimo kirahomba, kiri kugenda nyine kigwa hasi, kizira nyine ryakosa ryakozwe na wa muntu, kiri kugwa hasi ariko nta muntu uri bubigenderemo. Aho ngaho wakomeza kurinda rya jambo ryawe. Oya, nge nakubwiye ko iryo kosa nkimara kurimenya mbere yuko ngira ibyo ntangaza,
ibyo byose nabanza nabirebaho. noneho nge ngafata umwanzuro ngendeye ku byo ubwanjye narebye. ariko nanjye ko ndi umuntu nshobora kwibeshya. kuri igihe nibeshye hari igihe byaba ngombwa kuhagarara ku ijambo ryawe, cyangwa se wabona biri bugire ingaruka ikabije ukaba wabivuga, niyo nawe wabigenderamo. none se aho ngaho ngewe ubwo mafite ikibazo cy'amatsiko. inshuti ushobora kwitangira kuri urwo rwego mu kazi ni umuntu waba umeze ute? kumwitangira ku buryo urumva uwo muntu abatumye ubeshya, wenda ku buryo wenda umuntu ashobora no kuvuga ati kana kamuzi nk'umuntu utabeshya, ariko urumva aho ngaho ubuhindure icyo nakwita identite yawe kugira ngo usevinge umuntu. erega ukuri kose si ngombwa kukuvuga. ese narinzi ko inyangamugayo nyine buriya mu bintu nyine mu oya, hari igihe uvuga ukuri ugasanga ahubwo wisha ibintu byinshi ugahitamo kuba wabireka. ariko nge ikintu ashobora guhisha ni igihe mbona swat ni ntakivuga hari bubeho nyine gutakaza ubuzima. aho uko waba umeze kose ntabwo naguhishira. aho kuvuga ngo niba ngo nintavuga ko wenda wagize gutya na gutya biragenda nabireka. ubwo nawe ubwo nyine ibidafite ingaruka ikomeye urabireka. ariko igihe ubona cya kintu yakoze gishobora kugira ingaruka ikomeye, iri gushobora kutabivuga gutyo kandi nawe ugasanga ejo n'ejo bundi ubigendeyemo. yego, uzi kugira ngo umuntu agire ibibazo ujye uhora wikomanga uzi yaba narabivuze. ariko iyo wabivuze niyo mwagenda mwese avuga ati okay nta kibazo nyine niba byagennye kuba. none aho ngaho ubwo wenda twari turi ku ruhande rw'umukozi, ari umukozi mugenzi wawe. noneho gerageza kwishyira mu cyimbo cy'umukoresha. umukoresha yamenye iki? namenye ko bambeshye ntabakimbiza. ese ntabakimbiza. waba ubikoze waba ubikoze uzi ko ari amakosa. nese ntibatangiye umbwira ngo ni ibihe kosa wahishira mugenzi wawe? nta nyamakosa. nubwo naba muhishira ariko mbazi ko ari amakosa, ariko amakosa adafite ingaruka, kuko amakosa yose nagagira ingaruka zimwe. hari igihe ushobora wenda tuvuge n'urugero, dufate nk'urugero rwa hafi. umuntu ashobora wenda gusiba nk'akazi akavuga ati rero mwana unkuvure ndanciyeho bosi naza akanshaka umbwire ngo ndaje. urumva icyo gihe bosi naza agasanga ntahari, wenda akabaza mugenzi wanjye se ari hehe, ati arasohotse araje. ibyo ari byo byose ntabwo bihwanye no kuvuga ngo ngiye kwiba iki kigo ntuzamvemo. ni ibintu bibiri bitandukanye, nubwo byose ari amakosa ariko ntabwo ingaruka ari zimwe. ubwo rero mbo sinzi ko wenda hari nk'abantu badashobora gukuvura bagenzi babo, ariko ngiye barankuvura kandi nanjye nkabakuvura. bivuze ngo ni ibintu usanzwe ukora. oya, ni rimwe na rimwe bibaho mu buzima. igihe ubona ntayo kameme ujya gufata uwo mwanzuro uri kubona n'ubundi aho ku kazi wari uri, nuhava isaha imwe cyangwa amasaha abiri nta kiribe cyangiritse. usibye kuba wenda yaza akabura presence yawe, ariko ntacyo wishe. aho ngaho rero kugira ngo umuntu agukuvure ni ibintu byumvikana, nubwo bitumvikana 100%, ariko ntabwo waciye nk'amabere. ntabwo biba bihwanye no kugenda kugambanira bosi, kumwiba, kugira gute. ibi byo biratandukanye, ariko ntabwo twagira inama abantu ngo bajye babikora. oya, nongera gerageza kuba honete mu kazi, ibintu bizagenda neza. ariko n'igihe yagusabye iyo service ukayimuha nyine ukamwitangira, akazi yari gukora ugagakora. Ariterme abaganga bakunda gukoresha yo kumama, niko sinzi aho yaturutse, ariko nayumvishe cyane cyane mu baganga. bo no kuvuga ngo urabona ko bakora, navuga ko bakora nk'ama shift.
akarara izamu cyangwa se akirirwa kwa muganga. Ashobora no kubona akadiru ajya gukora agahita ahamagara mugenzi we niba yaragiye kurara izamu, akavuga ati nta mwanya mfite wagiye kunkorera ko nawe nzagukorera. Noneho ugasanga ndaye ku izamu ariko ndaye ndi gukora muri wa mwanya wawe. Noneho hanyuma nawe ukaza kunyishyura wa munsi. Pese wambwira ngo ibyo ngibyo abo baganga baba bari gukora ni amakosa, baba bari kurwana naho. Ubwo haramutse hagize wenda nk'umuyobozi uza akaza kureba niba akana kari warayizamu, ariko ibyo byo ntabwo bikunze kubaho, kuko icyo barareba niba muri serivisi runaka hari umuganga urimo, arimo, ntagire ibindi bibikurikira. Ibyo biba byumvikana. Hari amakosa njya numva ngo ni amakosa matagatifu. Ntago twayatagatifuza, ariko ugiye kureba uhita ubona ko nyine ayo ngayo yo rwose nta kibazo kiba kiriho. Ni nk'uko ushobora guhisha umuntu wari uzi ko bagiye kumwica, ubwo se wamutanga? Urwo rugero nirwo nari ngiye kuguha rw'ikosa ritagatifu. Ayo ngayo niko bajya bayita nyine, ko akunda umuntu ashobora kuza umuntu aguhungiyeho ukaba wababeshya ataciye ahangaha kandi umufite mu nzu, kugira ngo umurokore. Nuko nguko rero ibintu biba bimeze. Reka mvuge ngo byari ibyo ariko njyewe aho ngaho ikintu nabivugaho, nkuko watangiye ubivuga, mbere yo guhishira umuntu wenda ku ikosa runaka, ikigero cy'ubushuti mwamufitanye ubwo ari bwo bwose, noneho akarusho wenda mwarahuriye muri ako kazi, niba ugiye kumuhishira ku ikosa rishobora kuzaguhisha cya kigo mwahuriyemo, byanze bikunze ari wowe nawe mushobora kuba wenda mugiye kubura akazi kandi ahantu ariho mwahuriye, utirengagije wenda n'abo bantu bandi bose mwakoranaga, ugasanga ikigo kiraguye. Noneho hari nka sheni y'abantu wenda barenga nk'ijana bigiye kugiraho ingaruka hejuru y'ikosa ry'umuntu. Aho ngaho wa mugani umuntu yabanza akareba ngo uburemere bw'iri kosa burangana gute, ingaruka iri kosa uyu muntu yakoze ndamutse mbigaragaje bishobora gusevinga ibintu bingana iki, cyangwa se ndamutse mbihishe bishobora gukiza ibintu bingana iki. Ukabirebera nyine muri resulta cya kintu gishobora gutanga, wabona byakiza byinshi ukamukuvura nta kibazo, wenda ubwo nabyo byabarwa muri rwa rugero rw'amakosa matagatifu. Wabona nanone hari ibintu biri buze kwangirika kubera ko wavugishije ukuri cyangwa se wabeshye, ugahitamo igikwiye cyazatuma kampani igira ahazaza heza. Reka tugushimire. Murakoze. Umuragwa family, reka tubashimire namwe. Ibiganiro nk'ibi ngibi hano nakagaruka, turi kumwe no mu bindi biganiro. Ciao ciao.